ubuzima bwarakomeje. Ihangane. Ubuzima burakomeza. Mbana n'abana ko ari babiri. Kubera ko umwe we yagaragaraga nijoro. Uwo ngo nyine utarahirwaga niwe wagendaga akajya kutuzanira ibyo turya. Kongeye kubasuhuza no kwifuriza ibihe byiza aho muri hose hirya no hino ku isi, by'umwihariko nk'abanyamuryango bacu dufite badukurikirana umunsi ku wundi. Icyo tubasaba mukomeze nyine mukande subscribe kuri Gadi Official kugira ngo byibuze ibikorwa byiza tubagezaho dukomeze tugwire tugire abanyamuryango benshi cyane. Imbere yanyu rero murako dufite umutumirwa, ntago aratwibwira ko mukanya byibuze raza twibwire ku buhamya bwe byaba yaranyuzemo byari byo byose, ninde ni muntu byose rero ni mukanya gato. Nongeye ndi Gadi Official, munyemere byibuze nawe tumuha umwanya atangira twibwira mama makuru. Neza. Witwa nde? Nitwa nyina w'abagunga Gloria. Nyina w'abaganga. Nyina w'abagunga. W'abagunga. Gloria ni muntu ki ninde? Ndi umama w'abana batatu. Uri umama w'abana batatu. Yego. Mu rugo ni he, uherereye he, kora iki mu buzima busanzwe? Mperereye mu karere ka Nyanza. Murenge wa Busasamana. Kagari ka Rwesero. Karwesero. Ariko hamwe nigeze kwitegereza bwawe, wigeze gutambuka ubona abantu banakwandikiye ngo uzabahe n'igice cya kabiri. Yari kuri channel yande? Gerard Mbabazi. Gerard Mbabazi. Gerard uzanyishyure. Ndakwamamarije. Gerard uzanyishyure. Nguko rero mu by'ukuri byari bigoranye, byari urugamba kurikije ubuzima waranyuzemo, n'ubuzima bugoye kandi bushegesha umutima. Kuri ubu ngubu bimeze gute, bihagaze gute, ibyo bikomere warabikize, nturabikira? Tunyuremo muri makeya dusangiza urugendo rwawe. Komere ntabwo ndabikira, gusa uko ngenda mvuga ngenda nduhuka. Byoroshye kuba waraciye muri biriya bintu ukabikomezamo ukabicamo uri umwana, nkaba ngejeje isaha. Nyine abana batatu kandi ndera njyenyine, ni ukuvuga ndi ingaragu muri make. Uri ingaragu. Ufite abana ukaba ingaragu, uri papa, uri mama. Ndi na mama, ndi umugore ndi n'umugabo. Uri byose. Ndi byose ku bana banjye. Yego birumvikana. Ubwo njye navuga ko cyari cyo gihe ku rwanjye ruhande, ariko abandi ntibanyumve nabi cyangwa se nawe yumve nabi. Nta kibaho kitari mu mugambi w'Imana. Yego. Kandi akenshi Salomo yigeze yavuga ati njya gutegura ibyiza bibi bikantanga imbere. Mu rugendo rwawe wateguye ibyiza, ariko haboneka ibikurwanya. Habonetse ibindwanya. Byaje kugenda gute kugira ngo ibyo bintu bikurwanye bigende gutyo ukurikije aho wari ugereye, cyangwa se byagenze gute? Imyaka nari mfite imyaka 10 ijya kuzura 11. 10 ijya kuzura 11. Kigali narinjiyemo ndi umwana muto muri iyo myaka nyine. Nta gihe nari mpamaze. Jenoside iraba. Jenoside yabaye ndi ahantu hitwa ku Kicukiro bita ku Muyange. Byabaye ngombwa ko urwo rugo harimo umusaza yari urumva yari depite wa mbere ya kera mbere ya Jenoside. Yari ashaje, urumva yari yahawe pansiyo. Ariko akaba afite abahungu nyine b'abamajoro bakomeye babaga mu Kiyovu. Urumva twebwe twabaga mu giturage. Ariko uburyo nanjye nahagiye sinari nzi ngo ngiye gukora iki, nari ndi umwana. Ubwo nyine byabaye ngombwa ko Jenoside, ndumva indege ya Habyarimana bayirasha ariho mba muri urwo rugo. Bayirasa ndi muri urwo rugo, biba ngombwa yuko atangira kujyaho n'amabariyeri y'urugo rw'uwo musaza. Y'amabariyeri ubwo natangiye kubona nyine abantu bapfa. Abantu bapfa, ariko simenye ngo barapfa gute. Nkabona umusaza ari guhisha abantu, hari n'abo yahishemo b'abasilamu. Ariko byageza ku mugoroba akabajyana mu rubingo. Yahinze urubingo rwinshi cyane. Iyo baguri muri urwo rubingo babuguriye aho bita mu Rubirizi, aho hari icyobo cyitwa Senidi. Ubwo ku mugoroba akabajyanayo, akagaruka kubazanira umusaza ushaje. Ubwo byabaye ngombwa yuko nyine batangira gukeka ko umusaza nawe afite abantu ahishe. Urumva n'abahungu be barabimenye kubera ko abahungu be baricaga, barasirikare bakomeye. Byabaye ngombwa ko hashize nk'ibyumweru bitatu batangiye kwica abantu. Haje kuba igitero muri
muri urwo rugo. Nari ndwaye icyo gihe nibuka ko bansize mu gikoni ndyamye sinabashaga kugenda, byabaye ngombwa yuko bahunga bose baragenda baca hari inzu ishaje niyo babagamo, biba ngombwa ko bajya guca ku marembo y'indi nzu bari barubatse, ari inzu nini yubakitse muri Prime France. Byabaye ngombwa yuko bakingura porotayi hirya baragenda, ngiye sigara ndyamye mwaho ngaho. Nashidutse mbona abantu b'abasirikare bamwe nambaye imyenda ya civile, mbona bampagaze hejuru n'imbunda n'ibitoroshi binini cyane. Baraza baranyorosora nyine barareba, baravuga ati Kado bite? Ndavuga ni byiza. Bite kuryamye abandi bagiye? Ndavuga ni ndarwaye. Ndavuga ati ntabwo basha kugenda, ntabwo mbasha kugenda. Urumva hepfo hari inka nyinshi cyane, hari ifamu. Baragenda ubwo baragiye, cyo numvise nuko aho ngaho hanyuze inka zirimo zigenda nyine. Ngiye ntabwo nashaka ubwo basize n'ubundi cyo nababwiye nti mumpa amazi yo kunywa barayampa, ndanywa barangije barigendera. Baravuga ati humure ntacyo. Naraye muri iyo nzu jyenyine, dara muri iyo nzu abandi bagiye nko mu saa 3, bagarutse nka saa 4 za mu gitondo. Baraza nyine barakingura, umudamu arambwira ati se ntabwo bakwishe? Ndavuga ntabwo banyishe. Ese wumvaga bavuga ngo iki? Numvaga bavuga ibiswahili. Icyo bambwiye ngo Kado ko uryamye, mbabwira ko ndwaye. Byabaye ngombwa ko ku munsi wa 4 biba ngombwa ko tuva aho hantu. Ngo batangiye kuza baza gusaka yuko ise hari abantu ahisha aho ngaho nyine. Byabaye ngombwa yuko dufata inzira, azana imodoka za gisirikare baradupakira tujya mu Kiyovu cy'abazungu. Ariko nagiye nca ku mabariyeri Kicukiro centre, mbona abantu bapfa, imirambo myinshi iryamye ku muhanda. Ubwo nyine byabaye ngombwa ko mbaza uwo mu mama, arambwira ati barimo kwica abatutsi. Barakomeje tujya mu Kiyovu cy'abazungu, bamaze y'icyumweru ndakomeza ndarwara nyine. Byabaye ngombwa ko wa musirikare azana imodoka, aza aho ngaho arabaganiriza nyine nari ndyamye, avuga ati ikintu kigiye gukurikiraho ni uguhunga. Tukava aha hantu tukagenda, kubera ko murabona ko ni mu mujyi hagati kandi hari kubera, ntabwo byoroshye kugira ngo tuzabone indi nzira tutagiye hakiri kare. Byabaye ngombwa ko azana imodoka, ariko imodoka biba ngombwa ko habamo imyanya mikeya. Araza maze kuza arabapakira, nyine aravuga ati mwitegure tugende. Mbona baritegura, mama arambwira ati ngaho byuka wihangane wowe witegure tugiye kugenda. Se tugiye kujya? Tugiye kujya muri Kongo. Kugira numvaga wenda mbonye nk'inzira nazi Nyanza nkazi wacu. Kugira byari iby'ubwana n'undi sinari ko inzira nta nubwo nari no kuhabasanga. Byabaye ngombwa yuko imodoka bajyamo, maze kujyamo mama aranjyana, agiye kumushyiramo uwo muhungu abereye mukase, aravuga ati uyu ntaho tumujyana. Se kubera iki? Turabona yuko imyanya ari mikeya, nzagaruka kumutwarana n'abana bahungu. N'uyu muhungu ari umwana abereye mubyara we witwa Marius. Baradusiganye, kwadusigana hari undi mwana, uwo mwana yahishe. Urumva munsi ni bipangu nyine mu Kiyovu, bipangu babifatanye munsi hari inzu yabagamo abantu. Uwo musirikare niwe wari warabishe, akajya n'abafata ku ngufu. Byabaye ngombwa ko wa mwana ambwira ati hano hepfo rero hari abantu bishe, kandi habagamo umwana witwa Gloria w'umukobwa. Umwana nawe baramwishe. Bakoneka ko umwana yajya gukura amazi mu kigega tukaba ariyo tunywa. Byabaye ngombwa ko nyine bansigaho ngaho. Tubana na wa mwana. Umwana akagenda, sinzi ahantu bajyaga wenda gushaka ibintu kubohoza, kazana agateka hamwe na wa mwana wundi nyine. Nuko amazi yageze hakabura tugaya tunywa amazi yo muri pisine. Ayo mazi yabaga arimo ibintu bimeze nk'amagi. Eswe. Maji y'ibikeri. Pole sana kabisa. Pole kabisa. Pole. Ubuzima bwarakomeje. Ihangane. Ubuzima burakomeje. Mbana n'abana ko ari 2. Kubera ko umwe we yagaragaraga nijoro. Uwo ngo nyine utarahirwaga niwe wagendaga akajya kutuzanira ibyo turya. Bana twarabanye, barandutaga, bashobora kuba bankoresha n'icyo bashaka. Ko nta kintu bigeze bankoraho. Kuva mu mazi bakazana nkoga, tunywa amazi yo muri pisine. Igihe cyarageze wa musirikare nyine akajya agaruka, fata abana akabohereza. Mbona baga ndyamye n'undi nkirwaye. Pole sana. Kaza kankura muri cya cyumba nari ndimo. Ahantu hari ikintu kimeze nk'ikimeza bateragaho imipasi. Kanjyana imyenda nyine niba yinkuragamo kwa ko nari ndwaye, kansambanyiriza kuri icyo kimeza.
n'igihe cyarageze mbona polisi ihangane kabisa. bimeze nk'aho mfite turoma, nakumva imodoka, mvaga imodoka narahungaga njya gushaka aho ndyama. Muri Kigali nta muriro wari uhari, nta n'amazi yari, byose byari byaragendeye rimwe. Igihe cyarageze biba ngombwa yuko aza akayafata igiturusha akamurika akaza kumushaka ahondi, kongera akanjyana. Ubwo yamaraga kunkorera ibyo nkora nyine, ako pisito yabaga yayindambitseho iruhande ku meza, kamwe ati nuvuga ndakwica. Igihe cyarageze nyine akagenda akajya muri, ubwo yarangiza agahita ajya muri Majerwa akazana imodoka nshyashya, ntabwo imodoka nshyashya zifunditse kuko yabaga aje azikurura nyine, akaza akagenda. Urumva umuntu uzi ukagukora ibintu nk'ibyo, ntamaze ngo uzanjyana ryari, ntabwo waba uzi ko ese azanjyana hehe. Ndaceceka ndamwihorera. Igihe cyarageze biba ngombwa yuko bashize nk'ibyumweru 3 twategereje ko agaruka turaheba, ariko wa mwana nyine wajyaga gushaka ibintu turya yaje kugenda baramurasa. Bamaze kumurasa biba ngombwa ko wa mwana agenda ari nijoro. Hari ukuntu mu Kiyovu kuri Croix Rouge nkuru batangaga amatangazo, imirambo yabaga iri ahantu bubatse amahema, yabaga ari imirambo ipanze nyine. Aragenda nyine ajya kubaza, abaganga baramubwira ati bamuciye akaguru. Mwana yaragarutse arambwira ati goro nti Marius bamuciye akaguru. None sinzi ukuntu tugomba kubaho rero. Byabaye ngombwa ko tuhava turamanuka tujya muri Joke. Urumva Joke yari amashuri ya segonderi, tujyayo. Tugiyeyo nahise ngenda ahurira n'umumama, bari babaga nabo bihishe we n'umugabo we, ariko nkabona ni abajeni Mariya. Uwo mumama yari atwite, ariko urumva ntabwo baryaga, abana ari umwana ubarimo, bashobora kurya batampaye. Barampaga, ukabona nyine bangiriye urukundo, banyeretse urukundo. Igihe cyarageze umubyeyi nyine biba ngombwa ko ajya kunda kubyara. Nta bushobozi yari kubona bwo kumujyana kwa muganga. Hari abakecuru nyine ukabona babuze amahoro, nuko baza gutwara abantu bo kwica. Ndahije wa mama yabyariye aho ngaho, bamukingirijeho ibitenge. Urumva barampishaga nk'umwana ariko ntarabirebaga. Yarabyaye biba ngombwa yuko ku munsi wa, urumva hashize iminsi 2, ndumva ariko baje kumutwara bajya kumwica. Bajya kumwicana n'umugabo bamwishe, nta banze kumwica gitwite. Byaye ngombwa ajya kugenda, umwana ninjye wari umukikiye. Ariko agiye kugenda abakecuru bamwe ngo umwana nimukomeze, nyine aragenda. Cyo nibwo nabase anyambitse isaha, anyambika isaha, anyambika n'agashenete. Arangije arambwira ngo uwo mwana ngo ninjye mwana uhari, ngomba kumwita Rwibutso. Mwana namwise Rwibutso. Nari nzi ko ntazigera mbyara n'umunsi n'umwe. Nari ndi umwana, uwo mwana nari mukunze kubera ko n'abakecuru twari turi kumwe babonaga nkunze umwana, nkumva bazamuma. Ariko nta bushobozi, nuko nari ndi umwana, ntabwo umwana yagombaga kuba kubera ko nta mata ari kubona, nta kindi kintu yari kubona. Byabaye ngombwa ko mama we baramujyana baramwica. Bamaze kumwica byabaye ngombwa ko umwana yageze aho ararwara no kubura amashereka. Ako nyuma yaho haje umumama ufite umwana, tumusaba ko yakonsa wa mwana. Avuga ati ese umwana kumwonsa wenda ndi bugende biragenda bite? Umukecuru avuga ati we mutwonyereze wenda umunsi wenda n'iminsi 2 aramwonsa. Icyageze bamumaza kumutwara umwana turamusigarana. Nta mwenda nta kintu, mu bitenge by'abakecuru bari bamuhaye nyine agomba kwifubika. Umwana yaje kurwara umusonga, mu mukondo hazamo infection. Umwana biba ngombwa yuko apfa. Fuye kubyakira ntabwo byari binyoroheye. Umwana arapfa, tujya kumushyingura munsi ya Sainte Famille. Niba bashyinguraga abantu abipfushije, bahiza nk'amahirwe umuntu wawe wenda baba bamutemye, ukabona aho umucisha, ukagenda kwa ari ugusesa ugashyiramo mu kiringiti. Byabaye ngombwa yuko wa mwana tujya kumushyingura. Turamushyingura, tumaze kumushyingura turataha. Ni ngombwa ko haza undi mumama nanone, umumama aza afite umwana.
w'uruhinja. Aje umwana afite umwana w'uruhinja nawe byabaye ngombwa yuko hari umugabo atuzaniye ibiryo mu kadobo ka meki. Ariko umugabo ntabwo yahigwaga. Bigeze uwo mugabo nawe baramutahura bamenya ko hari abantu agemurira ibiryo. Baramukurikira. Baraje bamaze kuza biba ngombwa yuko wa mugabo bahita babona aho yazanaga ibiryo. Ijoro rikurikiyeho bahise baza gushakamo abantu bajyana. Biba ngombwa yuko bajya kumwica wa mugabo. Yaba we bajya kumwica. Bamaze kujya kumwica kurya byahise bihagarara. Birahagarara. Hari abantu b'abagabo baje bavuga bati inzara yazatwica. Batuye gushaka ibyo kurya. Bajya ku Gisozi bajya gushaka ibyo kurya barabizana. Nta nkwi zari zihari. Ko ari ugucomora inzugi byo zo ku byumba. Gucomora inzugi zo ku byumba bakazasa bagateka. Amazi ni aya pisine. Bagabaza ahantu hari pisine bagakuvamo amazi aho ngaho mu kiyovu cy'abazungu. Turarya igihe kiragira ngo ko abagabo bagenda bamwe bavuga ati rero turumva yuko hari inzira umuntu yashakamo akajya za Bugesera, reka turebe ko twabona inzira. Abagabo byabaye ngombwa yuko bashaka inzira kubera ko bashakaga bakenyeye imyenda imeze nk'inshabure. Harimo n'abagabo n'abasore bambaye imyenda yo mu bitenge bya sederi. Nge nari mbizi habagamo amabara y'umuhondo n'icyatsi n'ambari n'ubururu. Baraza wa mudamu amaze iminsi abyaye nyine wa mwana n'undi nawe byabaye ngombwa yuko amusiga aramudusigira. Nyina aravuga ngo umwana tuzamwita izina. Umwana rero mwita Dadi. Ariko nawe nyine nawe yaje gupfa ntabwo yabayeho. Nawe yaje gupfa. Urumva bose kuri umwana wanjye iyi ni inzara. Kuri umwana wanjye nabyaye w'umuhungu namwise Dadi. Uwo wabyaye w'umuhungu uzi ngo wagiye ukurikiza ya mazina bababyeyi bakubwiraga kugira ngo bise nkaho bakuzi bangatana uko. Umwana wanjye yitwa urumva iryo Dadi nararimuhaye. Yego. Gusa niri mu irangamirere ko nararimuhaye ntirisirino kubera ko hari icyo binyibutsa. Nibyo. Rero ubuzima bwarakomeje nyine jenoside irangiye ntibyari byoroshye. Naragiye ubwo byari ngombwa ko dusubira Sainte Famille avuga ati abantu mwese muri mu mazu muve mu mazu. Mu mazu duhunge. Bagiye Sainte Famille niho abantu baga bakambitse ariko n'undi baza gatwara abantu bakabica. Tujya Sainte Famille turahara umunsi wa mbere wa kabiri. Hari imodoka tujye nyuma ya jenoside babyitaga ngo ni Rumbangegera. Byari bibisi nyine binini biruta na zira za volcano. Uzatwara no byatwaraga abantu ariko bavuga ngo kwanza gutwara imiryango y'abasirikare. Bare batwara imiryango y'abasirikare n'abagore babo n'abana babo kuko twego zaza kudutwara undi munsi. Wa munsi rero ntabwo byabaye. Byari ngombwa ahubwo yuko igihugu cyafashwe. Ubwo biba ngombwa yuko numvikana amasasu menshi. Biba ngombwa yuko tugenda nyavuga ati n'uguhunga buri muntu wese ahunge n'amaguru tugende. Twavuye Sainte Famille komeza umuhanda wo mu Kiyovu ruguru kuri Radio Rwanda tugira ngo twambuke hakurya nyine Samo Kigali. Urumva habayeho abantu bari igihiriri biba ngombwa ko bajya barasa hakurya kugira ngo abantu bo kugenda dusubire inyuma. Rero kumeze kuba nko mu gitondo nko mu saa 12. Byari ngombwa ko dusubira inyuma. Uzi ngo barasaga amasasu mu kugira ngo abantu bagaruke basubire inyuma kugota abantu. Urumva ko ntago bari bagambira kubica. Twaragarutse nyine. Nundi tugaruka kuri Sainte Famille ntangira kubona abantu bambaye imyenda ya MDR babaye nk'abasazi basaze. Ntangira kubona bambaye imyenda ya Merenite. Twaraje nundi tuguma nyine tujya kusubira muri amazu niyo twabemo nundi jenoside isa naho yahagaze. Yego. Ko nundi ubuzima ntibwari bworoshye. Yego. Hano bonaga amazi yo kunywa y'amazi yo muri pisine nyine yaradutunze. Nyine gihe cyarageze nundi nta mubyeyi nawe mfite muri Kigali. Birumvikana bari bamaze. Ndimo nuzuza 13 ni 13 ubuzima nta hatari ariko komera nakundi komera. Gihe cyarageze kwa kundi umuntu abatembera nyine mu mujyi uri umwana uri kumwe n'abandi bantu. Ntambona n'umuntu mukuru wanjye wo kwa mama wacu. Urumva nawe jenoside yabaye ari aho ngaho. Twari dufite mama wacu yakoraga muri CIC muri Croix Rouge y'Ababirigi ku Kacyiru. Ariko ahungana n'abana ba Croix Rouge b'imfubyi. Ajya muri Kongo. Byari ngombwa ko mpora n'uwo mukuru wanjye arambwira ati se wowe wararokotse? Ndamubwira nti nararokotse. Arambwira ati suba ntabwo mfite ahantu mba. Arambwira ati ngwino tujyane muri Croix Rouge tujye kubanayo. Twaragiye nyine kujya aho ngaho kwari ukugomba kukwandika. Yego.
twageze biba ngombwa ko bavuga yuko nta bantu bandi bagishaka aho ngaho, harimo n'abari kuva muri purafo. Turangije umugabo wa tante nawe yakoraga muri Croix Rouge, yaraje nyine uwo mukuru wanjye amubwira ko yabonye murumuna we, avuga ati ubwo wamubonye muze njye kubakodeshereza inzu. Ajya dukodeshereza inzu ku Kacyiru. Uwo mukuru wanjye nawe yari umwana pesuye ko abonaga wenda umuntu nyine amaze guca ubwenge kubera nyine ubuzima. Agiye mugabo dukodeshereza inzu ku Kacyiru, tubamo twenyine. Bamo twenyine akatubwira ngo yagiye mu kazi nyine ukikoraga yadusigiye tugura nk'umufuka w'ibishyimbo, urumva n'ibyo yakoraga muri Croix Rouge, amata y'ifu, umuceri n'ibyo nyine n'amakara. Akaba igihe tumara n'icyumweru tutariye, inzara nyine ikenda kutwica. Cyarageze rero tugize Imana araza, aravuga ati ngiye kujya muri Kongo, ninsanga nyoko wanyu ariho nzamuzana, ninsanga kandi yarapfuye ubwo nyine nzaza mushakisha ubundi buzima. Yaragiye nyine aramuzana, sanga arahara aramuzana, muzanye tujya kuba ku Gisozi mu rugo rwari urugo rwabo. Turahabaye, ubuzima n'ubundi burakomeje bubaye bubi. Kugira ngo uzabone inkweto zo kwambara kamambiri, ndumva umoja arizo zari zigezweho, byari bigoye nazo kuzibona. Kubona umoja ntibyari byoroshye, kubona umwenda w'imbere ntabwo byari byoroshye. Yavuga ati mubona icyo murya mujye murya, ubundi ibindi mujye mutuza. Ntabwo ari uko yari ko yabuze amafaranga yo kutugurira umwenda cyangwa ngo akugurire izo nkweto. Yageze aho turi abana bagera mu 8 batagira ababyeyi. Nuko kwa tuguraga umufuka wa kawunga zari zitari zaza, pate jaune zari ziriho icyo gihe, n'ibishyimbo, nta bintu by'imiteto. Nambavuze ati jya gutega ibijumba, kwa kujya gutega ibijumba bitutse ahantu bitaza babiza nk'abaturukaga za Gacuriro. Wagendaga wambaye ibirenge, namba ari amakara yaguze hepfo ngo babateze ku muhanda ku isoko, kwari kujyana imifuka mukayagwana mukaza muyikoreye. Ubuzima ntibwari bworoshye, bwari bugoye n'ukuri. Igihe cyarageze bangombwa yuko uwo mukuru wanjye kwa wacu ahava aragenda ajya gushakisha akazi, bakujya gutorongerwa ya gushaka akazi, bagushaka imibereho. Urebe ko azajya wiyambika, urebe ko azajya ugira ute, kwa kubyo gudushyira mu ishuri byo ntabyo yari afite. Yaragiye ashaka akazi aho bita ku Muhima, bacuruzaga inzoga, yamucuruza inzoga kandi ari umwadeperi. Kajya aranguza, aje arambwira ati ariko se ko hari ahantu nzi bashaka umuntu waje mukajya mwibanira. Nafashe inzira njyayo, maze kujyayo anjyana ahantu hari umukobwa nawe yarongo afite 16, arongorwa n'umuntu wavuye i Bugande. Urumva twese twari abana. Ndahabaye bakajya banyambika, bakangurira inkweto, ibintu byose. Igihe cyarageze biba ngombwa yuko umugabo we yashaka kumfata ku ngufu. Umugabo wango uwo mudamu twabanaga, nta kindi kibazo cyari gihari, gashaka kumfata ku ngufu. Nageze aho ndabyanga, byanze biba ngombwa ko bimuka abantu ahantu ari akantu kameze nk'akamoteri nyine, habagamo n'amashamburi. Aje uwo mugabo arambwira ngo tugiye kwimuka, ngo ariko wowe ubwo tugiye kwimuka ngo uzasigara hano ngo ujye ucunga Mugisha, kwakira azajya yinjiza, ariko bwa buryo kugira ngo bahane. Narahasigaye nuko kwaje kuza inda yitwa Mariamu. Mariamu araza arahaba ngo yatandukanye n'umugabo w'Umusenegali, abaho ngaho akodesha nyine. Hakajya haza umugabo ajya guza nyine akaza kumusambanya. Igihe cyarageze aragenda, sinzi aho yagiye. Amaze kugenda wa mugabo yaraje, urumva iyo yabaga ari umukiriya nyine yarazaga Mugisha akamwandika mu gitabo, akajya muri shambure nyine akamubwira ibyo agomba kumushyira. Uwo munsi Mugisha abyangombwa ko njya biha ndabijyana, bijyanye mbafashwe ku ngufu. Barafashwe ku ngufu mfite 15, kuko 17 nari mfite umwana. Mfite umwana. Ntabwo nari nzi ngo umugabo aturuka hehe, ntabwo nari nzi ngo nuwahe, amazina ye nari narasomye mu gitabo. Ndatwita, mwite ntari busubire kwa mama wacu kwa ko nundirirwaga dutuka ko ntacyo tuzimarira. Ndatwita, nshakisha umugabo ndamubura, ntenda kubwira umuntu agufasha kuvuza ngo yakumushaka umubwire ngo wanteye inda, nundi nari ndi umwana. Izi zari buza zitari zaza. Ndagenda njya kwa bene wacu, nabaye ahantu henshi, ntwite mba ahantu henshi, narabyaye kandi mfite mama wacu. Bya ngombwa ko hari bene wacu babagaho bita ku Muhima munsi ya Panafrica njyayo, bari bene
bene wabo na mama ngiye baranyirukana ntwite. Naje kujya kwa marume naho nyine baranyirukana, ariko nkagira ababyara banje babiri, sinzi namba bajya babyibuka, hari ikintu bankoreraga bangirira bakavuga atari kubundi ko abari babyara bacu mama kuki ubatoteza, mama kuki ubatoteza, nyine abonaga nyine atadukunda, ariko babyara banje umwe yari umukobwa undi ari umuhungu, sinzi namba bajya babyibuka. Ubwo ngubwo byabaye ngombwa ko nabo nyine mpava njya ahantu bita hari umumama witwaga Mama Gapira mbayo, narahabaye angura imyenda y'umwana, igihe cyo kubyara nawe yabonye kigeze, kera abantu batinyaga umuntu utwite, biba ngombwa ko nanyirukana, ambwira ati utazabyara hano ugapfa. Ndahava njya handi ku Kacyiru nigeze kuba nanone, utwita ku muntu kwa kera byari ikibazo, batinyaga ko wahapfira. Ndongera njya ku Kacyiru ahantu nigeze gukora, niho nigiye gukora akazi ko mu rugo, ndangije ndahajya, nagiye kugakora nyine kwa kundi nta hantu ufite ho kuba, nta mama nta papa nta musaza wawe. Mageze mu aranyakira, maze kunyakira ndahaba, ndumva ariho nabyaye mba. Cyarageze muri bangombwa yuko hari abakobwa arabereye mukase, bantera hejuru kwa ko papa wabo bari baramufunze, amuba ko ahantu naho mpava. Rero naje gusubira kwa mwene wabo na mama mu Kiyovu, ndagenda, hari umudamu witwa Jackie, igihe yagiye i Burayi, nkajya mfite umwana, arambwira ati umwana mwiza, nti nese papa w'umwana bahe yitwa ntitwaga Manyi Andre, aho wasura haze ntabwo mpaza, ati niganye na mushikiwe, ati ngwino uzaze nzaje kwa arahanye, uti njye sinaje kwakorera kwa ko tuziranye, ariko njye nahakuyobora. Ati munsi ya Joke, muri Joke narabaye muri Jenoside, arandangira neza, tumuvuye hano kubakari kuturagenda, ni igipangu giherera kuri ruhurura. Naragiye, biba ngombwa yuko ndahabona hari akantu ka electrogaze karuguru kabagamo insinga z'amashanyarazi, niho nicaraga n'umwana buri munsi. Nabyaye ngombwa yuko ngenda nkajya njya gukomanga kugira ngo nsabe indezo y'umwana, yaza akambwira ati we ntabwo nkuzi, ahubwo none kungarukira no ku gipangu nzakurasa. Icyo gihe Jenoside yagiye kuvuga kukurasa, wumvaga warumvise amasasu yo muri Jenoside, avuga ati karabaye, wasanga afite n'imbunda akaba yananyiyicira. Afata inzira nkagenda, nasubira wa mudamu twamubonye nti yaguhaye ikindi ntacyo, ati subirayo, nyagasubirayo. Akaba yagiye ibihumbi 10 by'icyo gihe byari byinshi ku muntu w'umwana n'utazi ibintu by'amafaranga, numvaga hari ari nka miliyoni. Yampangata igihe cyageze najya yakanyirukana, akikwa mu mazu yaho ya home yari ari ruguru y'igipangu cye. Nibuka ko harimo umuntu yari yitwaga Rufredi, yari Nyumba 10, ariko yagiraga ubwoba, yagiraga ati ngeri nkomeza kuguherekeza uriya mugabo uzatuma twangana kandi ari inshuti y'umuryango. Twajyeyo nka saa moya z'ijoro, twamara gukomanga yakumva aje akiruka nsiga kuri cya gipangu, kandi yari umuyobozi icyo gihe. Kambwa turashaka iki? Ndashaka amafaranga, umwana wanjye ararwaye. Akaba yagiye 20, ati nugaruka noneho nzakwita. Igihe cyarageze, icyo gihe ndagenda, n'abakobwa ku bintu wabyihorera, ndagenda. Maze kugenda ndongera ndaceceka ndatuza, nyuma nza gusubirayo kandi nza gusubirayo. Maze gusubira ambwira ati ndabirambiwe, ushaka kuzansenyera, kujya uhora unterera urugo ntabwo mbishaka. Arangije aranshuka ngo ningende mwereke namba hari umuntu wo mu muryango wanjye ababwiye icyo agomba kumasinza aruke kumuterera urugo. Igihe cyarageze nyine njya kubibareka handi nabaga nyine aho ngaho, nabaga munsi ya Panafurika. Sanga mama wacu nyine arahari, wa wundi watureraga ku Gisozi. Sanga hari na mukuru we umukecuru ya umuntu ugendera ku moko bya hatari. Abonye uwo mugabo aje nyine habavuze ati si umwana ikibazo mufitanye iki nibi, cyangwa ati tanye kumwana atari kundi mwana nkamwe mamwe igiye kwishinza ku bantu bababyaye, mubishinzaho kubera tubushege mwagize mujya gushinga ku bantu bababyaye. Aravuga ati nyese nshaka kuzagaruka kunterera urugo, nzabaha 100,000, nyuma kuba 100,000 muzamuha zacuruza gataro. Sire kumenya ngo ibintu binarangura gute. Nyine baravuga ati ntuzasuye gutera urugo rw'abandi, ushaka gusenya urugo rw'abandi, ubwo nyine azayaguhe urera umwana. Bambwira itariki yarageze, ngiye kureba ngo ampe amafaranga, nyine barambwira ngo ntayo yabahaye. Suye kureba wa mugabo barambwira ati amafaranga nayahaye bene wanyu, nta kindi ugomba kuza kumbaza. Urumva ntabwo nagusubira ngo mbaze bene wacu ngo ese amafaranga kandi barayabahaye. Nahise mfata umwanzuro wo kubireka. Ubwo bahise banyirukana hahandi nyine, kuko amafaranga baramaze kuyabona, nyine barayariye, babona hari nkomeza nkabaho ngaho, baranyirukana. Ariko none sinagiye kure, nabaye aho ngaho mu Kiyovu. Irirwa nzererana umwana aho ngaho hose, umugizi muhaka agaha umwana wanjye ibiryo, akamuha amata. Iyo cyarageze mbora ahantu ho kuba, nkacunga nkanga wenda baryamye, nakora nko ku rugi rwagenda nkaza nkaryamisha umwana nkano. Umwana wanjye yaritondaga, nkaryamisha umwana nkano, nanjye nkaryama, ngajya guca nkagenda. Nkomeza kuba muri ubwo buzima, inzara ikanyica. Hakaba igihe nkabara umuntu wanjye bamenya
amenya murumuna wanjye amenya nk'ahantu ndi nuko ahantu yigeze kunzanira ndumva ari imyumbati n'ibishyimbo mpari gutyo arabinzanira ariko nkibaza igihe ubuzima bwanjye ese buzabaho gute nzabaho gute n'umwana wanjye akugenda ashima Imana ni umwana mwiza ni umukobwa mwiza mperuka iwabo afite imyaka 3 n'igice bari muri 20 n'ingahe numva yarakuze Imana ishimwe yarakuze Imana aciyemo ni burebure rwose ni buhamya ni bwinshi ni bwinshi nzajya ngenda mbutanga mu byiciro gahoro byinshi nyuma umwana ndamufata mbona ahantu akazi maze kumufata muzana ahantu muri bene wacu vuga ni umwana mumufashe nabonye akazi nakumva no kuvuga ngo ni mwene wanyu kumva bavuga ngo ni mwene wanyu muri mbere ya jenoside ntabo wari uzi wenda baranazaga uri umwana kumva ngo abantu ngo ni bene wacu gusa umwana ndamufata mujyanayo cye cyagize mbona akazi nkayangurira wa mukecuru igitenge nkakimushyira nzi ngo ni umubyeyi wanjye kuko numvaga cyo nta mubyeyi nari mfite numvaga nza kubona umuntu wita mama byari kuba ari ibintu numva byanduhura umutima ntabwo byabaye byiza naje kugeraho biba ngombwa yuko nkora akazi muri resitora nkajya ngenda nkareba umwana wanjye yabaye ahantu henshi ni henshi pe ni henshi Imana izi kurinda njya muranga abana Imana umva umugambi wawe urakomeye ufite umugambi munini kuri cyane igihe cyarageze rero biba ngombwa yuko umuntu ntabwo atawe ko mbona uri umwana mwiza wubaha ufite ikinyabupfura waretse nkagushyingira umukecuru ahantu nanone nagiye kuba ku Gisozi umukecuru arambwira ati hari umusaza nzi nagushyingira umugabo ukuze burya abagabo bakuze baba bazi kubaka umugabo naramushatse rero ndagenda ndamushaka turabana nta gusezerana tumaze kubana akambwira ko asenga uzi ngo uwo mukecuru niwe wari ukuyoboye k'uwo mugabo yego nta bintu byo kujya mu rukiko numvaga ko mbonye ahantu nazajya ndyama byaba ari sawa wakumva guhora uzerera ugenda aba ari ikibazo gikomeye ngombwa ko rero umukecuru nyine yaraduhuza umugabo nyine ndagiye ariko njye nasanga ngo hari undi mwana wari uhavuye ngo yiga kundangaburezi hano mu Ruhango nyine akajya abeshya abantu ngo ni mwishywa ariko nawe nyine urumva yari yamugize nk'umugore we urumva n'uwo yihekenyeraga mugani w'imvugo zigezweho turabanye akambwira ukuntu asenga kwa Gitwaza mu gitondo akajyana Bibiliya akajya gusenga nimugoroba akagaruka ubwo saa sita akaza akarya akongera agasubirayo rimwe ubwa mbere ubwa gatatu yaje yasinze na Bibiliya yitwaye mu ntoki ubwa gatatu yaje yasinze none kandi ubwo yakubwiraga ko asenga wese iyo mumaze gusenga babaha n'inzoga ngo nyine ngo ni umuntu w'inshuti yanjye ngo babashutse bagushuka kunywa inzoga ufite na Bibiliya arangije arambwira ati ubwo rero banshutse ariko ntabwo nzongera ati nibwo bwa mbere kabayeho byarakomeje biba gutyo wa mwana ni ngombwa ko ava ku ishuri ariko undi amenye ko agiye kuva ku ishuri ubona ameze nk'aho yabuze amahoro aje arambwira ngo rero ngo hari umwana twabanaga uwo wari umushyashya wari uje wari uhasanzwe nanone uwo nguwo wari uhasanzwe nyine wari wagiye kwiga biba ngombwa ko basoza amashuri akazagaruka gutaha hahandi wa wundi arambwira ngo wa mwana ngo agiye kuza rero ngo sinshaka ko tuzongera kurarana ubwo uraburara muri ngo namara kugenda ngo nibwo tuzongera kurarana byabaye gutyo nyine ndabikora kwa kundi ariko umwana yaje buri buke ndi bujye Nyanza kwifotoza irangamuntu aramaranga tuno dukarita ngo yaje ashaka guhita ajya kwifotoza njyewe buri buke njya kwifotoza bwari buke ujya kwifotoza yego umwana araza ariko umwana akimbona ubona ararakaye ubona azamuye kamere araza akavuga n'abantu bo mu rupangu urupangu runini nk'uru nguru akavuga ngo ndabona barabonye nkundwa akaza ibintu byinshi amagambo nanjye ntazi nabo kandi barambeshya ngo ni mwishywa we cyangwa ngo ko nigira kwifotoza urumva yaratashye aravuga ati narenze ko ari umugabo wanjye none dore uramuntwaye baramuntwaye byari kuba ikibazo nyuma rero naragiye ndifotoza yakubwira ko nta mugore afite naragiye ndifotoza ndarara utarajya kwifotoza yakubwira ko asenga he muri Zion Temple muri Zion Temple yego komeza twari tugeze kwifotoza ndaza njya kwifotoza ndarara mu gitondo bucya ntaha nanjye nsanga wa mwana yamwirukanye ariko umwana nawe ubwo yaravuye ku ishuri ngo yaraje atwite ariko inda yarayitewe n'undi mugabo wo mu muryango twari tubangikanye ngo ajyaga kumusura ku ishuri we nawe nyine yego undi we nambara amubonye akabona yaje atwite akabibona ararakara ahita amwirukana ndahagumye nyine ndahabaye igihe cyarageze biba ngombwa yuko nza gusama ndatwita maze gutwita byabaye ngombwa yuko mubwira ko ntwite kuko
ko natwise maze iminsi mvuye i Nyanza umugabo kutwite ko ntwite arambwira ati ibyo ntiwabimbwira ko ujya i Nyanza iwanyu wagiye uri mu mihango iyo nda niho wayikuye. yego ubwo rero ntabwo aza kumbeshya ngo wagiye ngo naguteye araje hamwe ngo kandi ngo no gutwita ngo numva ngo atari ikibazo ngo hari ikibazo se ngo hari icyo bitwaye ngira ngo wenda yemeye nyine ko inda ari iye. ndakomeje ndahabaye igihe cyarageze indi irankoroga turakomeje turabanye indi igeze mu mezi 4. none se mu by'ukuri koko wari ugiye uri mu mihango cyangwa ni bimwe by'abagabo byo kushaka? urumva nagiye nyirimo nzi Nyanza yego maze kuza Nyanza ndifotoza buracyandagaruka n'ubundi nagarutse ya mihango nkiyirimo irangiye ubwo nyine nyivuyemo nibwo nasamye. okay maze gusama mbivuga ati ndakwiyamye wagiye iwanyu ni mu mihango ubwo nda niho wayikuye. turabanye muri icyo gihe nyine tumaze kubana igihe ntangira kunkoroga kanyambwira ubwo gihe cyageze n'ubundi atangira kujya azana abandi bagore mu nzu ndi muri iyo nzu yabaga data we muri cya cyumba cyanjye ibyo ari ibyumba birebana akakuzanira abandi cyane akagenda nyine akanywa yamara kunywa ajya kumva kuguma nko masaa 8 yari afite urufunguzo ku bantu baje basinze kumva yagera mu nzu kumva barimo baravugana ari babiri cyangwa kumva yaje inkweto y'umudamu ntiwayiyoberwa kaza muri saro nyine bakicara ngo muri saro gihe cyarageze bangombwa ko inzara irandya ubu nzi inzara ndayizi inzara iraryana gihe cyageze nkamara nk'iminsi nk'ine ntarya kandi ntwite ubwo urumva yazanaga n'izo ndaya yabaga afite n'amafaranga ibyo aribyo byose barazaga akayigemura barara muri saro nkabyuka nkajya kubasaka nageze aho mera nk'ikihebe abyuka nkabasaka nkamusaka mu ipantaro nta wundi bazanye nawe nkamusaka mu isakoshi y'amafaranga nasanga amafaranga nkayatwara n'ibyo bazanye byose nkabijyana. umva ko nawe bari bamaze kugutesha umutwe cyane. nkabijyana nambara amavelope bazanye arimo nk'amayoga nkakuramo nkayaterekaho wenda nkatwara nk'ibindi birimo nkajya ngashyira mu cyumba cyanjye nanjye ngafunga. mu gitondo akaza akampamagara hanyuma agati ngwino nkubwire mwati njye nararanye umushyitsi ngwino ugiye gushaka ikintu mutekera wakanabaga nzi ko ndi burye ahira agahanga ateka. icyo gihe numvaga nshaka igitoki nagenda nkagura igitoki namara kukigura nkaza nkagiteka nkakuraho ibyanjye nkabisha ibyabo nkabibashyira akangira wenda bakaryama baza kubyuka kunya akambwira ati goro ngwino utegure umushyitsi amazi maze nkagenda nkayategura bakoga bakagenda. harimo n'abo nageze i Nyanza bakajya bampamagara mwarampamagara ati se bite wagiye ubwo nabo nageze ndababwira ni marume kuko nawe yari yabwiye ko ndi mwishywa we nyine akambwira ati se nyokorome yagiye numvise baramufunze ndetse yazize iki ntisimbizi ati nyokorome nyine ati yajyagamo amafaranga ati shati yari umwana mwiza baramufunze rero uzamusanga imageragere. abampamagara bantuka kuko iyo telefone nyine bene baba barayimpaye abampamagara bantuka wandaya we kucyo wadutwariye umugabo ntabwo nisi telefone undi yabwiye ko ariye ndavuga ni telefone ntabwo ari ahubwo nanjye niyo yari yaranyibye ba muri ubwo buzima ariko urumva nawe nyine twabyaranye ko nawe dufitanye abana babiri umukobwa n'umuhungu. ubuzima bwaje gukara ndabyara nta myenda y'umwana afite kandi mu gipangu nyine wabizi hano hari igipangu njya kubyara bampa imyenda y'umwana ikintu cyose umubyeyi akenera ndakibona. nibuka ko nagiye kunda turarana mu nzu ndi mu cyumba cyanjye nibuka ko nagiye kunda iminsi 3 sinamubwira ko ndi kunda sanga hari abantu bari inshuti ye bari nyuma babaga nk'aho nyuma y'icyo gipangu hari umumama bari baraturutse i Burundi ndamuhamagara kuko niwe wagendaga muri urwo rugo mubwira ikibazo mfite arambwira ati ariko ubundi ariko nyuma gatoya inda yamaze kugera mu mezi 7 umugabo akambwira ati ariko ubundi umuntu waguteye inda warabimubwiye ko njye ntacyo nzakumarira warabimubwiye maze kugura ibikoresho by'umwana hano narabimubwiye atese ubundi nose uko ukomeza kubumba iruhande ntacyo nzakumarira wazagiye muri bene wanyu ko njye ntazi kubyaza uzagenda ujye muri bene wanyu abo ngabo wambwiye babinyanza nubyara nzaza kugusura. ndamutse ngiye n'umuntu sinazamubona numvaga atagati nari mfite ari kubyara umwana nkamumutana nkigendera. ngombwa rero ko mbyara byaye umwana mubonye numva ndamukunze numva sinamumutana banizemera mfungwe umwuka nawe mu ruhande nkuko naruhanye n'uwa mbere nyine nakomeje ba muri ubwo buzima igihe cyarageze we abonye ntagiye we anta muri yanzu ndumva yari umushoferi ibyo byose ndumva atari kubona amafaranga yo kwishyura inzu. byaye ngombwa ko nyiri inzu aza amaze kuzambwa tundi rero ubundi warasezeranye ntihoya tubwo rurindaye
atuguriye indaya. Ubwo rero ngiye sinabyihanganira, uriya mugabo niwe nzi we sinkuzi, nta kintu na kimwe ugomba gusohokanamo hano. Biba ngombwa yuko hari umwana wasengeraga muri Zone Temple witwa Jeannette, icyo gihe nawe yari imfubyi ari Bugesera, niwe twabaye yigera muri Kigali. Aho ngaho nababwira Jeannette, ni wowe uzaze uyu mugabo tumwibe byibura na matera nzajya ndyamishaho umwana. Jeannette araza, barabwo urumva ni ibintu byageze mu kagari. Bigeze mu kagari gitifu ambwira ko ngomba kuva mu nzu y'abandi kandi nta kintu usohokanye. Abantu barambwira ati wewe genda ujye ku karere, njya ku karere ka Kicukiro njya kubivuga, ariko icyo gihe ntacyo byari bivuze. Babonaga hari sinzi, ndaza biranga. Bimaze kwanga byari ngombwa ko Jeannette aza, tufata ibintu mbishyira muri varize. Nifite varize nini nagiye mfite yanjye, dufata ikimatera kinini cyari gihe tugikorera umuntu. Naho nyir'inzu nawe yashyizeho umuntu ucunga. Agisohoka asanga nyir'inzu yaje ati nta kintu kimwe ngomba gusohokanamo hano. Urumva nyine na gitifu akagari yaraje, ngombwa ko ibintu baza nyine barabinyambura. Barambwira ati ikintu ugomba kujyana kikoza, jyana iriya matera iriya ntoya ujye uryamishaho umwana. Ngo nahakuye iyo matera, ndagenda njya gukodesha nta mafaranga mfite, ariko akaba ajya kugenda agiye kunyereka mushiki w'umubikira baga Kicukiro. Njyayo mushiki arambona, icyo twari twajyanye nawe arambwira ati uzashaka uburyo ki wigarura wenyine ntimuzagarukane, icyo ushaka kuganira nawe. Najye nyine turaganira na nyirasenge w'umwana, ati kuko umwana nkawe wajya kuri uriya musazi w'umusaza nta nubwo wari umuzi buri. Iyo nza kumenya yuko, iyo nza kukumenya mbere simba natumye mu bantu. Niba kujya yamaga 15,000 ngomba kwishyuramo inzu 10,000. Umwana akeneye kunywa igikoma. Shambaye muri ubwo buzima. Nyuma baje kunshakira akazi nyine, akora n'undi byari bikomeye gusiga umwana utarya utanywa. Yari yageze aho n'igikoma arabyanga, ntabwo yanywaga. Ibyo byose yarabyanze, yaje kubinywa agiye kuzuza imyaka 2, ko ari ukonka gusa. Yuko umwana nkamukingirana mu nzu saa 11 ndi mu muhanda njya mu kazi Kimihurura. Yenda nkakora akazi, namara kugakora nkasaba uruhushya, nkakikwa naza gasanga umwana akiryamye mu nzu. Nabwira nyir'inzu ntoye ujye undebera, nakanguka ujye undebera, kuko yatinyaga abantu. Kwari kumubyutsa ukamushyira nkara ku muryango akicara gusa, ariko ntumuterure. Nawe muri ubwo buzima ndakomeza mbubamo nyine. Igihe kiza kugera ubuzima bwo muri Kigali buranga. Ariko urumva nanone nyuma yaje imiryango yaje kunyirasengera aterana n'abandi bagenzi be bakoranaga nyine n'uwo mu mansera. Amwe ati ariko se buriya wowe nk'umuntu ufite umwana umeze kuriya, uriya mugore ubona n'undi buhe mugore wundi uzabona. Baranyoshya turongera turabana, ariko bari bazi ko ari umuntu wahindutse. Uwo munsi tuvuga ngo tugiye kongera kubana, ubwo yasize ncometse inda y'uwo mwana w'umuhungu witwa Daddy. Hagenda we kabisa. Twongeye guhura narabyaye uwo mwana. Uwo mwana rero uwo mwana niwe watumye mva mu mujyi wa Kigali. Sinakomeza gusarira mu mujyi wa Kigali, njye gusarira no mu cyaro. Nabwo naje mfite inda y'amezi 7, mbura amezi 2 ngo mbyare. Aho naje nje sinigeze mbabwira ko ntwite. Naraje gusabona, ndaje na varize, ndaje bamenye ngo nzanywe n'iki. Ndaje ndahicaye amezi 2 ndabyaye. Nabyariye i Nyanza nyine. Mbyara wa mugabo ntarigeze mubona ngo mbwire ko ntwite, ariko ndabyara. Imana impagaraho mbyara neza. Igihe cyarageze ahantu hatari iwanyu, ntabwo hari iwanyu, byabaye ngombwa ko mpava ntangira ubundi buzima bwo gukodesha. Na n'isaha rero ndacyakodesha, ntabwo ndabona ahantu ho kuba. Na n'ubu uracyakodesha? Uracyari mu buzima bugoranye. Bana bakeneye kwiga. Ntibyoroshye. Umukuru ageze mu wa kangahe? Ararangiza 6e secondaire. 6e secondaire. Kuriha kubona minerivare ku ishuri ntabwo byoroshye. Ni urugamba. Ariko se byibuze umushahara ari muke cyane. Byibuze kurikije nk'umukuru ubona ko wenda nko mu miryango yo kwasi babasha kumwitaho. Uwo mukuru namubwira ko mperuka yafite imyaka 3 n'igice. Ni wa wundi banze nyine wa mbere. Haye nzamukuzanira ukamure. Twari kuzana nuko yambwiye ko ari impamvu ageze ku butanzamuzana umurere. Nzamuzana. Yego, komeza. Ubuzima nyine burakomeza. Uwo mwana watumye nzi Nyanza. Ahantu nahavuye maze ibyumweru 3 mbyaye. Urabyumva, mfite umwana w'incuke, mfite uruhinja, mfite n'uwo ngo nawe niho yabaga. Byari byoroshye kwimukana abana 3. Abimukanye. Nta muvandimwe ari uwo nguwo. Nawe ubuzima ari danje. Shandaza mbi Nyanza.
ni ukuvuga icyo gihe mbyara aho nimukiye ngeze muri Nyanza ahantu mbaye ni ahantu habiri aho ngaho nyine nabaga handi narahavuye mpita njya ahandi ha kabiri urumva ubushobozi nabwo bwari bwanze inzu ndi mu ngubu nayigiyemo nyine 3,500 ubu ndayiriha 10 uko iterambere ryagiye riza ibintu byagiye zamuka nyine urumva nayigezemo barashyizemo sima yagiyemo nta sima irimo ubu nyine kubashyizemo ikintu nyine barakwishyuza ariko ndavuga ngo Mana ntabwo nzajya nimukamuka uburyo nshinzira mbona amafaranga yo kwishyura inzu mushahara nkorera ni muke 35 ni make cyane bafite n'abana ariko hamwe no gusenga Imana umva sinzi ukuntu irayatubura ntishyura inzu yego abantu ubona bambaye usuka bibona cyangwa nk'umwana umva umwana ugeze mu myaka 15 ariko yumva ari urukweto wamuha kandi nawe ukabona ntarwo ufite ariko umwana nyine uramwihanganishwa uti we tuza tuzarugura kwa kwezi gushize n'undi ugakora kwa kuntu nyine umuntu w'umubyeyi apfundika igihe ubona byanze ariko ugasenga Imana ikaguha imbaraga ubuzima mbayemo n'ubwo nyine igihe cyageze nkayicura nkavuga se Mana koko ashaka icyerekezo nkakibura ariko nkavuga ngo Mana uzanzirike kigufi yego ntabwo biba byoroshye yaba ari urugamba uzanzirike kigufi ariko unziritse kirekire wakona nakona usibye Imana ishyigikira umuntu avuga uti nzirike kigufi pe kuko hari ukuntu ugera mu muhanda niba byoroshye cyangwa abantu dukorana nabo buri munsi gusa hari abantu ukora akaba ari nk'abantu bagutangira ubuhamya bitewe n'uko bakubona ko Imana yonyine igomba kunzirika kigufi nisaba imbaraga igikomeze kuzirika kigufi mugani wawe nzirike kigufi nyamara ntabwo biba byoroshye pe ubwo bivuze ngo kuva uvutse kuva muri jenoside ukazamuka kugera hagati turazamuka imyaka 30 yose irashize tugeze mu buzima uriho ubu ngubu muri iki gihe wabashije kwikura muri ibyo bintu byose ukagenda kurinda Imana igenda ikurinda irandinda n'ukuri kugeza ubu ngubu kuri ubu ngubu noneho turi ku buzima uriho mu buzima busanzwe ubwo urabona icyerekezo cyabwo uravuga ati biracyagoranye kubona icyerekezo ni danje pe sinirarire ni danje bari ku ishuri ni babiri ubu hari uri mu wa 6 primaire hari n'ugiye kujya mu wa 2 segonderi bose kandi ubwo babiri nibo bahuje base umwe babiri bahuje se umwe niwe udahuje se uwo wa nyuma uwa mbere nzamukuzanira uwa mbere yego nzamuzana n'ingaruka zamuzanire nawe twari kuzana pe tuganire umubonye ntabwo amenya ngo wagira ngo ni murumuna wanjye birumvikana kuko wabyakira nzamuzana muganire yarambwira ati nanjye hari ubuhamya bwanjye nzamuha kuri ubu ngubu noneho icyerekezo cyawe noneho tuye mu buzima busanzwe tuvuye mu bikomeye waciyemo tugeze ubu ngubu kuri ubu mu buzima busanzwe icyerekezo cyawe ni ikihe icyerekezo cyanjye ndareba nkabona kiragoye sibye gusenga Imana no gusenga Imana nambugirire ndumva mumeze gutyo ushobora kuba wakwifuza nk'umwenda ukabona nk'umwenda mwiza ukabona utabona ubushobozi bwo kuwugura nambugirire nk'ubu ngubu ukaba wambara nk'umwenda ariko nk'umuvandimwe aguhaye ukawugabanya ukawushyira kuri size wumva ushaka utari wabona amafaranga wenda ngo ugure nawe umwenda wumva ushaka cyangwa agakweto keza aba ari ikibazo ngako rero hanyuma akazi ni ibisanzwe nta kazi gafatika nyine wavuga ngo kazi runaka ntabwo nabisha pe nkora ubukirina Imana ikomeze gucira inzira usengera ahagana he Seigneur Methodiste Libre niho uri gusengera nta kimana ikomeze hakurindire kuko hose hari abageni k'Uwiteka ko twese abatuye bose nabo Uwiteka ariko shima Imana akantu Imana yankoreye Imana yankoreye akantu numva ni sawa cyarageze igihe cy'uburwayi bwanjye nzaza nkivugeho igihe n'ikindi gihe Imana yankoreye akantu ngewe nararwaye njya gukorerwa operasiyo mu by'ukuri nagiye ntazi ko nzagaruka mu bana ariko njya kugenda nabwira Imana ngo Mana
ndakinga hari saa 9 za mu gitondo, ndabyuka ndasenga, nzinga imyenda ngo Imana ngo Mana nungarura muri inzu y'umwe ku mwuka w'abazima mu bana banjye nzagushima. Nagiye ikinya bakinteye saa 5 z'amanywa, nyivamo hafi saa 6 z'ijoro, ndongera mbona Imana ingarura kuri iyi si. Bivuga ngo Mana ni surprise, byo ndabishimira Imana. Hari n'abamama bagiye bansengera n'abapapa, Imana yarahabaye, Imana yaranyimanye, Imana yarakwimanye cyane. Imana ishimye kandi Imana ikomeze ihimbazwe. Rero ni ngombwa ko umenya ubuzima bw'uko bumeze n'uko buhagaze, kugira ngo n'abaciye muri ibyo bibazo byose babashe kubohoka. Nkeka ko ubu ngubu urumva ubohotse umeze neza. Rero n'abandi bakeneye gutanga ubuhamya nabo nta kibazo, ni kariho bazatwandikire kuri 0786628443, ndetse nawe ari butange nimero ye ku buryo ugize akazi wabona, cyangwa se ugize ubundi bufasha runaka wamushyigikiraho, wamuhamagara kuri iyo nimero, yaba mu nzego za leta cyangwa se n'abandi bose. Siko bimeze. Twacitse ku icumu, turi abarokotse. Ubwo rero Imana yaraturinze kandi turacyariho na bugingo n'ubu, ntacyo twabaye, turacyahumeka. Nkeka ko ibyo bakoze byose, hari abacu bazimiye, hari abacu twabuze, ariko mu by'ukuri turacyariho, turacyahumeka kubera Imana. Rero Imana ikomeze ihimbazwe muri uko gushima kwa Imana. Imana ikomeze kongerera imbaraga, ikomeze kuzamure, kandi igire n'ibindi bikorwa remezo bifatika ikugezaho iterambere nawe rikugereho. Imana ishimwe. Amen. Gira icyo ubwira abakunzi bacu rero tugana ku musozo. Ndabakunda cyane, ndanezerewe muri aka kanya. Imana iduhane umugisha. Imana ngo iduhane umugisha. Rero naho njye na Rigadi Official, mugerageze mukomeze nyine mwiyandikishe, tugire umuryango mugari wagutse mu isi, kubw'ibyiza tubagezaho n'ibikorwa tubagezaho, kandi tuzakomeza kubana namwe, turabibasezeranya. Ndetse suyi wenyine n'abandi bose bazagenda baza batambuka. Komeze rero mu kubwe neza cyane, Uwiteka abarinde. Bye bye.